ndirahiye rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya icyubaro cyanje nago nzagiyundi rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya ati yemwe nangeranye namwe ndasozanye namwe rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya mwana wa dore nduwiteka nguteje namwe rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya na jambo narimwe navuze kuzuma bwawe rizahera rere forewa nini waya nini kotaini rebrefaya nakubwita inyabiziga nduwiteka ndirahiye ndakiguhaye rere forewa nini waya nini kotaini rebrefaya mwana wa harabagiye gukizwa ku bwawe rere forewa nini waya nini kotaini Emana we Yesu we yawe ni amamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza Uwiteka Imana abagirire neza kandi abagirire neza cyane nk'ibisanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Uwiteka n'ubwa mbere tumwakire kuri Imana Irahari TV. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yes, ashimwe. Nahimbazwe iteka. Imyaka myinshi. Umva ni myinshi cyane duherukana kera. Imana ishimwe. Sinzi ukuntu nakubise akajisho kuri social media bandakubonye ndavuga nti ndaguhamagara Mungu wanjye rwose ntange uze tuganire. We nibyo Imana yanjye no gutabara abandi. Amina. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Imana ishimwe kandi abucyubahiro. Mwebwe munkurikiyeho turi hano nitwa Imana Eric. Yego. Nkaba ndi umusore ushima Yesu. Yego. Ugitegereje Imana. Hanyuma nkaba nifuje gucarana namwe. Yes, abane natwe. Amina. Sengera ku mudugudu w'Ibatsinda paruwasi ni Gasafi. Eric, reka ubwo umaze kwibwira abakunzi bacu ngo usabe kugira ngo usenge Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, Mana yera, Mana itabara, uri data wa twese mwiza, ugira neza bugacyabukira, uko waruri kera uyu munsi ni kuri, uko wakoraga uyu munsi uracyakora, turaguhamagaye Mana. Aya masaha rero tubanje gucyubahiro, ni wowe ushimwa, ni wowe kubawa, ni wowe kwiringirwa mu izina rya Yesu. Mana turaguhamagaye, turakwinginze twebwe aya masaha Mana, twebwe tuburagaragare wowe ndetse ubane natwe cyo n'ikibi cyawe. Urakoze Kristo, ndagushimiye rero Mana, nukuri ijambo rigiye guca mu matwi yanjye Mana, ubwira abantu bihane kandi bezwe batunganwe muri bihe bigoye. Urakoze Mana, turaguhamagaye cyane papa wacu mwiza, turengere kuko ushoboye. Mana ndakwinginze kandi ndaguhamagaye mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Urakoze ko ushoboye byose rero, ngo ubana natwe, ngo tugire neza kandi twiteho, ngo dutabare ko ushoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya ati bana banje ati nduwiteka. Rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya ati ndi Imana ibejeje kandi batunganyije. Rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya mbambitse imbaraga muri bihe bigoye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya nduwiteka ndirahiye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya icyubaro cyanje nago nzagiyundi. Rere forewa nini waya nini kotaini rere brefaya ati yemwe nangeranye namwe ndasozanye namwe. Shalom. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye, urakoze cyane kumvira umwuka. Ndabona uyu munsi biza kuba ari ibintu by'imbaraga, umwuka wera ari buze kubana natwe kandi arabana natwe cyane. Reka ngusabire no kugira ngo winjire muri message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Imana ishimwe kandi abucyubahiro. Nishimiye kubabona tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ahirwa abagenda batunganye. Yego. Abantu ni Imana yamaye. Haleluya. Amina. Imana ishimwe kandi abucyubahiro. Guhirwa manchene ko duhirwa muri bihe bigoye tukagendana n'Imana. Mu ntambara tukagendana nayo,
mu byago tukagendana nayo, mu makuba tukagendana nayo. Haleluya, amina. Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mikorere kwaka nta kibazo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi 119. Aravuga ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera amategeko y'Uwiteka, hahirwa bitondeye byamije bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cy'ubugoryi bakora bagendera mu nzira ze, wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Icyama inzira zanjye zigakomera kwitondera amategeko wandikishije, ubwo nzita ku byo yategetse byose nibwo nazakorwa n'isoni. Nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka, nzajya nitondera amategeko yawe wandikishije nundeke rwose. Imana ishimwe kandi abwe icyubahiro. Imana ishimwe. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera amategeko y'Uwiteka. Latando gide baya sire draya mora. Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana tugiye kuri uyu mutwe uvuga ngo Imana iduhe kugenda dutunganye. Yego. Duhe kugenda dutunganye, mu bibazo duhe kugenda dutunganye, aho tugenda hose duhe kugenda dutunganye. Hanyuma uyu mugaragu w'Imana Mose yari umugaragu akorana n'Imana. Ikindi Abisirayeli yayoboraga ni nawe yari umutambyi wabo. Haleluya. Uyu mutambyi Mose igihe cyarageze akajya asengera ubwoko bw'Imana, hanyuma Imana ikamubwira ngo genda ubumbwire ko nzabukura mu gihugu cya Egiputa. Yego. Haleluya. Amina. Genda ubumbwire ko nzabukura mu gihugu cya Egiputa, narangiza kuvanayo hanyuma nkagira ikintu nkora. Haleluya. Musi umwe Imana yereka Mose iramubwira ngo genda wongere ubambwirire ko bagomba kugenda batunganye, kubera ko bashaka ko bagira neza nibo banze batungana. Amina. Haleluya. Amina. Aya masaha tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana iduhe gutungana mu bintu byose turimo, aho tugenda, ibyo tuvuga, Imana iduhe kugira gutungana. Haleluya. Aba bantu ari abantu bagenda batunganye, barangiza bakagira hirya bakubitwa n'ibibazo gatoya, gutungana nibo bagitunganye. Imana kwebwe iduhe gutungana muri ibi bigoye. Vugira ngo amina. Haleluya. Abisirayeli baza kwiga umutwe, barasenga, bahamagara Imana, baravuga ngo Mana tugire neza dutabare, ikindi uduhe inyama, kuko icyo inyama zari zarabuze mu gihugu bari barimo, ndetse n'amazi yarabuze, umwuma warabaye umwuma muri bo. Ariko Yesu, haleluya, harangije mva gusenga kw'Abisirayeli ngo nuko Mose Imana iramubwira ngo genda ubambwirire ko ngiye kubatabara nkabavana mu gihugu cya Egiputa nkabageza mu gihugu cy'i Kanani. Bisobanure ngo muri aya masaha data wacu aratuza, azi imyicarire akamenya n'imihagurukire. Vugira ngo amina. Haleluya. Mana izi imyicarire yacu twebwe tutaravuga, uri muri twe abazi icyo dukwiye. Vugira ngo amina. Uri muri twe abazi icyo dukwiye kandi nawe bivugira. Vugira ngo amina. Haleluya. Mana ishimwe. Ndabwira wowe uri kunyumva, ndabwira wowe uri kunyumva kuri TV, ndakubwiye ngo banza weze ugatonoka nini kugira ngo wese azabane nawe. Vugira ngo amina. Haleluya. Mana ishimwe. Data akeneye ko tugomba kugenda dutunganye. Abisirayeli baragenda barasenga, bahamagara Imana. Imana ibwira Mose ngo genda ubambwirire, babwire ngo hahirwa bagenda batunganye bakagendera amategeko y'Uwiteka, hahirwa bitondera ibyo yamije bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cy'ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze, wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Ngo nuko Imana irongera musanga iramubwira ngo kandi uri muri nge. Haleluya. Amina. Nawe yaba yarapfuye hazongera beho. Distido be watanga dogede drome. Haleluya. Dufite Imana mu ijuru ikibasha kuza ikagutabarira abantu bareba naho batareba. Haleluya. Twebwe turi gushaka yuko Imana tugira neza, turi gushaka Imana dutabara, turi gushaka Imana duha kadastere. Ibyo ngibyo ntabwo Imana ibibamo, inzu ntabwo Imana ibamo, ibiryo ntabwo ibirya, izikari ibyago. Kugira ngo amen. Twebwe tugende dutunganye gusa, ibindi byose bizaza. Rawedo gide fai bini tangu tugende dutunganye. Kugira ngo amen. Gira Mose ngo genda ubambwirire. Mose yari uwa kera, yaranapfuye, yaravuyeho. Ubu ngubu ni twebwe ba Mose turiho.
haleluya. Ni twebwe ba Mose turiwo, ni twebwe batambye Imana yashyize hano ku isi ngo tubwire abantu bezwe gato no kukanira, tubwire abantu bahindukire, hanyuma nibamara guhindukira igihugu kigeremo amahoro. Tubwire abantu bahindukire neza, basenge. Ibi byorezo mwumva biri kugenda hirya no hino byagenda, ariko kubera kudatungana bituma Imana igenda iduhana ikadukubita akajyafu. Nitugende dutunganya Imana itugire neza. Amina. Ratando gido bayasire disti widobewa, haleluya. Data aritonda aragenda abwira Abisirayeli, ababwira ngo nukuri nzagira neza abantu bafite imitima ibone. Bisobanure ngo iki? Imana izatugira neza muri iki kinyejana hari uko dufite imitima itunganye, hari uko tugenda dutunganye. Nico Yesu ashaka. Amen. Ndabwira wowe musore uri kunyumva, ndabwira wowe mukobwa uri kunyumva, ndabwira wowe mugabo uri kunyumva, ndabwira wowe mukecuru uri kunyumva, Imana ikeneye ko tugenda dutunganye, yarangiza ikaduha kategori. Imana ikeneye ko tugenda dutunganye, yarangiza ikaduha yanzu yatubwiye. Imana ikeneye ko tugenda dutunganye, yarangiza igasohoza amasezerano. Imana ikeneye, haleluya, Imana ikeneye ko tugenda dutunganye muri ibi bigoye, irabikeneye. Genda utunganye reka Imana kugira neza. Mvugira ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana cyane ko dutunganye, tukagenda dutunganye. Imana cyane ko tugenda dutunganye. Uyu musore akagenda atunganye, uyu musore ugenda utunganye. 2025 nawe yavamo 2026 Imana irazi yiserukire nk'Imana. Yego. Mvugira ngo amen. Haleluya. Amen. Distaya benefo tango drum. Abantu bari kuvanga Imana yaratinze, ntago yatinze. Ahubwo haleluya. Abantu nibo batinze gusoza iby'Imana yababwiye. Mvugira ngo amen. Abantu bari kwizengurukaho, bantu bari kwizengurukaho budashira budakama, bari kubwira Imana ngo yaratinze, ngo Imana yatinze kunsubiza, ngo Imana yatinze kunabara, ngo Imana yatinze kumpa imodoka, ngo Imana yatinze kumpa inzu, ngo Imana haleluya. Nikirimo gutinza Imana ni ibyaha. Abantu nimuve mu byaha mureke Imana tabagira neza, nimuve mu byaha mureke Imana tabatabara, nimuve mu busambanyi mureke Imana tabarengera, nimuve mu bujura mureke Imana tabagira neza, nimuve mu bwibone murebe ko Yesu ataza akabatabara yarangiza akabarengera. Haleluya. Gitumye Imana yatandukanye na Adamu ikababwira ngo nukubera iki nababwiye ibintu byanjye nimubikurikije. Ngarababwira Adamu aranje abwira Imana ngatumva ni Satani wadushutse. Mvugira ngo amen. Haleluya. Haleluya. Bikanga bambaye ubusa. Mvugira ngo amen. Imana ishimwe. Haleluya. Kigiye turimo gikeneye umuntu usenga, viziyo turimo ikeneye umuntu utungana, viziyo turimo ikeneye umukobwa utunganye, viziyo turimo ikeneye umusore utunganye, viziyo turimo ikeneye umugabo utunganye. Haleluya. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nukuri ibyo navuganye n'Abisirayeli nzabikora nk'Imana, ariko genda ubanze ubabwire ngo hahirwa agenda batungana. Yego. Ryo jambo banze babwire. Vugira ngo amen. Ubabwire kimara kubabwira nanje Uwiteka aricyo ndi bukora. Wowe genda ubabwire ahirwa agenda batunganye. Kabiri bakagenda amategeko y'Uwiteka. Gatatu haleluya. Imana ishimwe. Ikene ko tugenda dutunganye. Aya mategeko tukayitondera. Vugira ngo amen. Oya aya mategeko tukayitondera. Abisirayeli Imana yarababwira ngo nimwitondera aya mategeko. Aya mategeko wayitondeye neza hari ibintu Imana igikora. Aya mategeko wayitondeye neza Imana iramutabara. Aya mategeko wayitondeye neza arabadayimoni Imana ikwirukanira. Aya mategeko haleluya. Aya mategeko iyo wayitondeye neza hari ibintu Yesu azi kuzapfa Imana ahubwo ikongeraho kubaho. Vugira ngo amen. Kubera aya mategeko twayitondeye. Haleluya. Hadistido gede benedrom. Imana cyane ko tugenda dutunganye, tukagenda dutunganye. Haleluya. Abantu bicerezwa n'amasezerano. Aya masezerano ni kadimane duha, ni nkuko yakubwira ngo ngutije umwenda. Haleluya. Uyu mwenda uwambare ariko ntuwanduze. Iyi kado rero tuyitware neza. Yego. Vugira ngo amen. Haleluya. Ariko Imana isoza ibyo yavuze. Ntabwo Imana ibeshya. Vugira ngo amen. Ntabwo ibeshya genda umugabo kubyaba. Vugira ngo amen. Nambara ipantaro ijyamo abantu batatu. Ntabwo Imana ibeshya.
kugira ngo amina Kubera ari abantu igikorwa. barabeshya ariko Imana sibeshya Imana ntibeshya. ratando gido be watanga abantu barabeshya abantu bariba abantu babeshyera Imana ntabwo ibeshya keneye ko tugenda dutunganye tukagendera muri aya mategeko Imana ikeneye ko tugenda dutunganye tukitondera amategeko Imana yashyizeho Imana ikeneye ko tugenda dutunganye yarangiza ikaduha ibyavuganye natwe tugiye gusenga vugira ngo amina hori kunyumva tugiye gusengana tugiye guhamagara Imana tugiye kwibwira ngo Mana duye kugenda dutunganye muri ibe bigoye haleluya duye kugenda dutunganye ibintu bigende neza tugiye kugenda haleluya dukwiye kugenda dutunganye amateka gahinduka ratango gire faya tanga hari kuzuye umukobwa wubashye Imana wagiye utunganye neza haleluya naho Margareta yavuze ngo nagazubaka Imana iravanga ngo muhaye kubaka vugira ngo amen haleluya vugira ngo amen Imana ikeneye ko tugenda dutunganye ariko abantu babaye gute tugenda dutunganye ibindi ntago bitureba ibindi ni iby'Imana izabikora vugira ngo amen cyavuganye nawe izabikora inzozi z'Imana yakubwiza ayiguha mbega ubutunzi Imana yakubwiza buguha ubucuruzi witeka zabuguha wegenda utunganye ibindi ntago bikureba genda utunganye kugira ngo amen nazamba Imana ikivuga ngo rihe naryo haleluya waya dutungane wa mugabo we tungana wa musore we tungana wa mukobwa we tungana haleluya wa musaza we tungana hari ibintu Imana iri bugukorere wa mama we tungana ubucuruzi bwawe Uwiteka araza kugira neza wa musore we tungana kwikinisha ubihagarike haleluya wayatungana hari ibintu Imana iri bugukorere tungana wizere uri muri wowe hari ibintu Yesu ari bukore tungana haleluya Mana ishimwe ababisirayeli barapfuye Mose nawe arapfa ubayoboye kigiye turima nitwe babisirayeli nitwebwe turi kuzenguruka nitwebwe tukiri gusenga nitwebwe Imana ibwira iri kutubwira ngo ahirwa bagenda batunganye bakagendera amategeko yanjye ahirwa bitonde ibyamije haleluya barangiza bagashakisha Imana umutima wose kugira ngo amina hari ibintu Imana nshaka tugenda dutungana tugashakisha Imana umutima kugira ngo amina tango gido baya sire draya mora amasengesho dukora ntabwo ari ayo kugira ngo Imana idutabare si ayo kugira ngo Imana iguhe kadasitere yavuganye nawe ahubwo amasengesho ukora ni ayo kugira ngo Imana ikwambike imbaraga ikuvane mu rwego ikujyane mu rundi ikwambutse haleluya hambega iguteza intambwe abari baravuze kuzapfa nabi inirangize rati kugira neza bibone vugira ngo amina haleluya rata haleluya iyo ugiye utunganye neza hari ibintu Imana igikora iyo ugiye utunganye hari amateka Imana igenda ihindura iyo ugiye utunganye ukitondera aya mategeko y'Uwiteka Yesu araza akakugira neza abari bazi ko uzapfa nabi Imana ikakureba bagatungurwa n'iby'Imana bagatungurwa n'ibitangaza Imana ikoze vugira ngo amina haleluya rata Imana ishimwe Imana ishimwe ntabwo Uwiteka yavuze ko tuzava muri uyu murwa tuzawuturamo ni uwacu aya mazu ubona bari kubaka ni ayacu mwebwe nimutungane gusa nabindi mugira ngo amina nimutungane mugende neza mugira ngo amina wa mucuruzi we tungana ibintu byo kwiba ukamuhina usunira bo ngo ibajya amakora oya byo bireke amagarama n'ibiki tungana mugira ngo amina tungana Yesu aze kugira neza tungana Yesu aze gutabara tungana Yesu nje ntago nje kubwira ngo Imana igwaye kadasitere kandi nayo ndikora oya nayo ahubwo baza utungana baza wanga icyangisa nacyo Yesu aze kugira neza baza wihane neza ayo marari yawe yarakwishe ihane neza yarekure Yesu aze kurengera vugira ngo amina vugira ngo amina era tango gido bewa distaya bini disti do bewa tanga shawezi gire Yesu akeneye ko tugenda dutunganye haleluya no twagenda dutunganye rawizi gido bewa drum ibintu bikagenda neza
mvugira ngo amina Amina, amina. mvugira ngo amina Amina. haleluya Haleluya. haleluya Amina. hari ibintu bituma imana itakugira neza ibyaha hari ibintu bituma imana itakwinjiza muri kadasitere Yego. hari ibintu bituma imana itakwinjiza muri amerika Yego. hari ibintu byatuma Birahari. imana itaguha ubugingo Birahari. haleluya Amen. ibyaha ntabwo imana yabirenga ngo ikugire neza banza wihane neza wihane banza neza. wature neza wihane neza iyi viziyo turimo ntabwo ikeneye umuntu wiba vugira ngo amina amina haleluya amina haleluya rata viziyo turimo ntabwo ikeneye umuhanuzi uvangirwa Yego. viziyo turimo ntabwo ikeneye abatubuzi viziyo turimo mufite amaboko mugende mukore yesu araza abagire neza ariko icyambere munatungana vugira ngo amen amina nimba uri umuyede nimba uri umufundi mbanza utunga yesu aza kugira neza maze urebe ko imana itagutabarika kugira neza Haleluya. kakurengera Amen. haleluya Amen. imana ishimwe imana ishimwe Amina. jewe nigeze kujya gukora imana irambwira ngo ntabwo nshaka gukora vugira ngo amina Amen. vugira ngo amina Amen. ni akazi ngushakamo ngushaka umurimo wanjye shaka unkorera haleluya Amen. nanjye nkajya nikorera ariko ndamushimiye yesu ni umwami uwikorera vugira ngo amina Amen. imana ikeneye ko dutungana tugakorera imana tugatungana tugakorera imana ntitwibe tugakorera imana ntitwesikoroke tugakorera imana tukayirindira haleluya tugakorera imana aya mategeko tukayitondera tukitondera ibyo yamije Yego. tukitondera ibyo imana yategetse yarangiza ikaza ikatugira neza tukitondera ibyo imana yategetse yarangiza ikadutabarira abantu bareba nabo batareba vugira ngo amen Amen. kabona ko imana itazi ikakugira neza ikakurengera abavuze ngo nta n'imbwa uzikamira ugakama y'inka babibona vugira ngo amen twagiye dutunganye koko vugira ngo amina Amina. haleluya amina iyi viziyo turimo ikeneye damuru utungana iyi viziyo turimo ikeneye roziyane haleluya utungana kagendera muri aya mategeko Yego. yarangiza imana ikamugira neza yarangiza imana ikamukorera ubukwe yarangiza imana ikamwubakira urugo imiryango yabo yaramutaye ariko yesu akaza harakido bini tango akabikorera kwibayisha ibintu bikagenda neza bikagenda neza vugira ngo amen Amen. haleluya Haleluya. haleluya Amina. nkeneye gusengera abantu bari kunyumva abantu bakeneye gutungana abantu bakeneye imana abantu bakeneye ko yabagira neza ariko babanje gutungana babanje kugira ibyo bareka ngo nuko yesu abwira abigishwa harimo guca imigani imidugudu yari atuyemo w'i nazareti aravuga ngo nimwumve hahirwa haleluya hahirwa bashavura kuko aribo bazahuzwa yego yego mvugira ngo amen Amen. harababwira ngo kandi ibyanjye byo kurya haleluya haleluya ntabwo nzabijugunyira imbwa haleluya Amen. kakanya tugiye guhamagara imana tugiye kwibwira ngo mana ngwino ugiye kugenda dutunga vugira ngo amen Amen. ngiye dutunganye ibintu ibi Yesu abikore vugira ngo amen Amen. gende dutunganye tugiye guhamagara imana wori kunkurikira haleluya Amen. tugiye kwiyamagara tubwire Yesu haleluya haleluya vugira ngo amina mbaraga n'amavuta mbere yo kubwira umuntu banza ubwire Yesu vugira ngo amina tungana tugenda dutunganye ariko Yesu agira ibintu akora this tire benefits retanga dogede fire ashawezi gide this dobe watango tugiye kubwira Yesu haleluya tugiye kubwira Yesu aya masaha tugiye kumubwira ngo mana tugiye kugenda dutunganye muri ibe bigoye ndetse muri ivi zo turimo uburyo tugire ne turengere nta bindi mvugira ngo amina nta bindi Yesu akeneye tugenda dutunganye imana ishimwe n'iryo jambo narifite tugiye gusenga duhamagara imana wori kunkurikira kuri TV tugiye gusenga duhamagara imana nkubwirira imana iguye kugenda utunganye nimba unagenda utunganye ariko umfashe dusenge tuyibwire ngo mana agira ibintu ukora hindura amateka asobanura ibyanze gusobanuka haleluya imana ishimwe amina uri umugabo ukeneye gushaka Yego. mvugira ngo amina cyangwa se urugo byaranze ni abadayimoni bari kugira ngo urugo rusenyuke tugiye kubwirira imana igira ibintu ikora tugiye kubwirira imana igutabare ikuvane mu bwiza ikujyane mu bundi mana yacu mana ikomeye
Mana igira neza, Mana itabara. Aya masaha turi imbere yawe Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu. Uri Imana itabara kandi urarengera, uri data wa twese mwiza, uri Imana ishoboye byose. Nsengeye abantu bari kunkurikirana, ndabashinganishije mu izina rya Yesu rikomeye. Uwiteka ndakwinginze Mana, duhe gutungana, Mana baye gutungana, Mana barengere, Mana batabare, Mana biteho, Mana bambika imbaraga, ongera Mana barengere, Mana we barinde, beze kandi batunganye. Icyatumaga batakubona, icyatumaga bategera ubwiza bwawe, icyatumaga utabatabara, icyatumaga bizengurukaho, icyatumaga bizengurukaho barayobeye ubuzima barimo, Mana babakuremo, beze kandi ubabarire, batunganye, wongere ubashyire ku rugero rukwiye, wongere ubambike imbaraga. Haleluya, imbaraga n'amavuta. Wongere rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya, rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ndagushimiye Mana, rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ati bana banje ati nduwiteka, rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ati ndabejeje kandi ndabatunganyije, rere forewa nini waya nini kotani nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwambitse imbaraga zo kunkorera. Yego. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwambitse imbaraga, nkongera nkabisubiramo, mwambitse imbaraga. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Nje kukuyereka bose babireba kuko nshoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Akira akabando ko kwicumba mu rugendo. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Dore ngukije umugongo kuko ndi Imana. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Shubije icyifuzo ufite gikomeye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwana wa ndi Imana, rebo kotaini iri gutegura urugendo rw'umugisha. Rere forewa nini waya nini kotaini nzagendana nawe, ngarukane nawe kuko ndi Imana. Rere forewa nini waya nkuyemanuka yose ku buzima bwawe kuko nshoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Njye utajya upfa, njye utajya usaza, mwana wa nguwaye kado yihuse. Haleluya. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Nduwiteka rere bore ari cyongoze ari cyongoze. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Dore nzaguha ubugingo buhoraho kuko nshoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwana wa ndakubatse kandi urubakitse. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ngavuga nawe iri jambo, nzaguha inzu muri mujyi wa Kigali. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Kandi umugisha kuko nshoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Dore nje kurwana nibikurwanya, mizi biguhiga kuko ndi Imana yera. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwana wa dore nduwiteka nguteje intambwe. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Na jambo na rimwe navuze ku buzima bwawe rizahera. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Nakubwiye ikinyabiziga nduwiteka ndirahiye ndakiguhaye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwana wa harabagiye gukizwa ku bwawe. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Dore ndagutinyuye muri bihe bigoye kuko nshoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Nduwiteka shyize umugisha mu biganza kuko ndi Imana. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Mwana wa ngwa ikimenyetso cy'ibyiza kuko nshoboye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ngurinze kujya mu bitaro kuko nduwiteka ndabaye. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Nje gutabarira nini kotarebo aho waseberewe. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Aho wasuzuguriwe ndagutabariye bose babireba. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ngurinze kurwara amaso, mwana wanje ndi Imana ibikuyeho. Rere forewa nini waya nini kotaini rere borefaya. Ngushyuza uburinzi ndetse n'ubudangarwa, niko mvuganye nawe. Shalom. Yego, urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo
nyuma y'uko ushoje ubutumwa bwiza Imana yari yagutumye, umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa se akifuza kuvugana nawe, utambutse nimero ya telefone. Imana ishimwe kandi abwo icyubahiro. Nomero yanjye ni 078 97 28 350 078 97 28 350. Abatayumvishe neza 078 97 28 350. iya Tigo ni 073 4 9 9 5 4 9 amacenda ubwo nabiri 073 9 073 94. Haleluya. 073 4 9 9 5 3 4 9. Yego, karibu rero n'isengesho nkuko twatangiye n'ubundi dusenga, reka dusoze. Twayumvishe turayandika hangara. Muyandike. Reka dusenge duhamagara Imana. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana yera, ndagushimiye ko uri ndiwo, ngushimiye ko uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Buri wese Imana nkurikiranye ndamushimye Imana, kandi ngushimiye kuri Imana. Genda ubarengere kandi ubagire neza, batabare. Urakoze Kristo. Nsengeye abarwayi bakize, aba barwayi ndabashinganishije Imana, bakize mu izina rya Yesu. Kiganza cyiza kibakoreho, kandi Papa ugende ubakize, gende wigaragaza, ugende utabare. Abarwayi mu nda ndabasengeye, abarwayi amaguru ndabasengeye, abarwayi umutwe ndabasengeye mu izina rya Yesu. Abarwaye amaso ndayasengeye, nugende ubakize, nugende ubakoreho. Kiganza cyawe cyiza gende kibakoreho. Urakoze Kristo. Gusenga kukwanjye, gukora kuko ari mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije. Nawe wari udukurikiye, nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, niyo nkunga tugusaba. Ahasigaye umukozi w'Imana ndabizi neza ko tuzabana inshuro nyinshi. Nta kibazo rwose. Shalom, shalom.